dufite imbaraga zo gusenga n'intambara iri muri Kongo ikaba yahagarara dufite imbaraga zo gusenga intambara ya Ukraine n'Uburusiya ikaba yahagarara bamaje kubifata nk'ibintu mbese wagira ngo nagakino barimo wagira ngo ni football barimo gukina niyo umuntu apasa unavuga karambuka Imana iraje gahine nimurangiza mugira gute mubona icyo mwakinnye nazara kwanjye numva ngira muri ngewe n'intambara iri muri Kongo nasenga igahagara nge ndi mu bantu bizi ibintu bijyanye n'imirwano mbese karate ntabwo karate zikubita abazimu nge ndi mu bantu bazi kwiruka ariko ntabwo wakirukankana umuzimu n'amaguru ngo umuzimu mwirukanisha isengesho reka nkubwire za Bibiliya barimo barakubita umuntu baranigagura reka nkubwire ntabwo ibyo wize muri kungu cyase muri karate ntabwo byirukana abazimu Bibiliya yirukana abazimu ahubwo idufasha kwibikamo imbaraga z'Imana bitewe n'icyo wayikuyemo yego biterwa n'icyo wakuye muri Bibiliya twebwe imbaraga dufite nizo kurwana n'abazimu abazimu b'ubushomeri abazimu b'inyatsi tukabakubita zone bonesta senoni wa yasire totala wile bonesta uri umukobwa nimero bazitwara ariko nibaguhamagare nuhamagara avuga ubusa abo bazimu turabakubita mu izina rya Yesu dayimoni numwe ubaho wabasha kunanira imbaraga z'Imana ati twebwe Imana dukore igibasha gukora ariko nayo itakora nitwakubararira ibigirwamana urasa n'umwana w'iki w'Imana ariko Mana nagushimye bishatse kuvuga iki Yesu yaravuze ngo simbasize nk'ipfubyi nzabohereza umufasha uwo mufasha azatufasha mu bigeragezo uwo mufasha azadufasha bari kutuvuga uwo mufasha azadufasha bari kutubenga uwo mufasha azadufana stase ubushomeri bwaje uwo mufasha azadufasha turi mu gihe cyo kuvugwa uwo mufasha zone bone kide totala wile lebone fasha mu gihe twabuza akazi uwo mufasha dufasha mu gihe cy'amadeni igihe uruvugo rwabaye uruvugo uwo mufasha aradufasha mu gihe cy'uburwayi uwo mufasha ni Mwuka Wera wagikuraho kuko igiye gukora ntabwo igisha inama inshuti zawe ntabwo igisha inama abaturanyi ishobora kubakoreramo ariko ntabwo yabagisha inama yego ntabwo igisha inama bakomeye by'umunyagatulika yaremye avuga ngo komeza inzira watangiye wicika iki wicika intege twumve n'ubishoboye kuba gaciro twumve kurimba byo byarananiye ariko nakagerageza yego gerageza nirukanwe muri korali zirenga veni kubera kuyoberwa kuririmba komeza inzira watangiye wicika intege wahisemo neza Nyagasani turi kumwe byaranze nigeze kunyigisha nyine kuririmba babenyigisha nk'iminota 10 mari minsi 3 ntaravuga mpita mvuga ko nazasubira Yesu we emba umuseho muhamagaro wa muyandi magana oya byaranze ikomereza ivuga batumwa yes tubahaye ikaze mwese mukuri channel yitwa Abayo TV ndetse n'Iramiro TV amahoro y'Imana abane namwe humurire ku mpera z'isi zitandukanye nibi wanyu ari mu gitondo mugire igitondo cyiza turabasuhuje tubifuriza amahoro Nyagasani abari mu majyepfo mu jaruguru mu burengera bwaryo mu rase bwaryo tubahaye ikaze bari hanze y'u Rwanda ku migabane itandukanye yayindi yose ntavuze ntarondoye tubahaye ikaze muri iki kiganiro cyacu Imana ducira inzira tukaba tugarutse twababwiye ko tutazabica ishungu rero turagarutse nanone turi kumwe n'umutumirwa Imana isize amavuta Imana ihamagaye kugira ngo azabwire amahanga abere mu Rwanda ababwire iki Imana bashaka kandi n'icyo ibagambireho umukecuru mu Rwanda umwe yaravuze aravanga icyambere n'amakuru akaradiyo kanyagaraga umusego kugira ngo numve amakuru menye abandi bageze natwe rero tuzanye amakuru y'ijuru kugira ngo twungurane tuganire duhugurane twibukiranye ko turi kujya mu nzira igana mu ijuru tutarageraho mwaza turasa umwambi umuririmbyi yararimbye aravuga ngo nzasezera ku byo gusenga mu gihe nzaba mvuye mu mubiri upfa nambaye umubiri udafiteka hanyuma turagusuhuje nabikirije watwikirije yego barakomeye ndakomeye cyane hanyuma ndabona ukeye ariko cyane rwose ntabwo wambaye ishati ndamwubaha noya nibyo rwose kangaka kari mu masezerano yambara abagabo gasiba abandi kari mu masezerano rwose ndabona ukeye Imana iguhe umugisha ko wemeye kuza hanyuma suza abantu badukurikiye ndabasuhuje mwese nabasuhuje kandi mwese ndabakunda cyane amen bakunda cyane yego sawa hanyuma turakubona ko tubona uri umugabo uri umusore bimeze bite uri ku isoko cyangwa uri ku isoko ndi umusore gusa sindakura ntabwo ndakura pe hari umuntu wese yakivuga aravuga ngo ngiye ngo ndi umukobwa kandi ari umusore ngo ndi umukobwa kuko nakowe
ngo kubera ko nakowe ngo amaraso ya Kristo numva birahacana nyine yaranje avuga ngo ndi umukobwa ase umuntu w'umusore abaye umukobwa gute arangiye atanuye kama kandi kajambo gakomeye avuga ati nakowe amaraso ya Kristo ndavuga turanyemeshe hanyuma wo nawe uri umusore tuvuge ko uri umusore uri ku isoko cyangwa uri ku isoko ndewe ndi ku isoko nageze muri ku isoko ntabwo utava kuri pirate rwose uracyari ku isoko umuntu uri ku isoko ikibwira ko umuntu ari ku isoko aba akiri kumwe na Kristo Yesu niwe soko niwe utuvomerera hanyuma Imana igumugisha hanyuma uri umukirisitu ndi umukristo uracyasenga Imana uracyavuga Imana niko bimeze hanyuma turagira ngo tukubaze gato kugira ngo tubwire icyo Imana yagutumye nyine nakaba gaciyeho hanyuma se urabona ibihe nk'ibi ngibi bimeze bite umuntu umwe yaravuze aravanga umusaraba wa Kristo uraremera wowe ujye ukuremerera oya ntabwo umusaraba wa Kristo buriya reka nkubwire aka kantu buriya umuntu uzakubwira ko uru rugendo rugoranye ni umuntu nyine uba wumva nyine n'ubundi abikora zenuka akururwa nyine ariko umuntu birimo neza abona nta handi hantu haba umunyenga nkaho pe umuntu umwe yaravuze aratubwira umusaraba wa Kristo aho uremera nuko bagiye kure ya Kristo na Kristo ntabwo kuremerera kuko Kristo akwikorera ahantu haremereye ubundi twe tworoherwa abari muri Kristo Yesu turoroherwa kuko Yesu niwe ukora haremereye turorohewe cyane rwose turorohewe kandi twe tugira amahoro Bibiliya yavuze ngo tugira amahoro atemba nk'uruzi abisi ntibayafite hanyuma wowe ubishobeza iki kugira ngo ukomeze urugendo rw'ivuga butumwa kandi uri n'umusore ubishobeza iki niki kibigushoboza nize mbaraga n'ibirayi urya byinshi bigenda biti muri urugendo umuririmbyi umwe arembye aravuga ngo gusenga bigira umumaro ngo iyo usenganye umwete ariko undi mwigisha w'ijambo yigeze yatwigisha aratubwira ngo kubaha Imana biruta gusenga rero bishatse kuvuga iki bishatse kuvuga ngo nubwo waba usenga cyane ariko icyambere ni ukubaha iki ni ukubaha Imana kandi Yesu yavuze ijambo rikomeye aravuga ngo abo bantu muzabyina nkabo muzabwiriza nkabo muzagenda nkabo muzahanura nkabo ariko muzabamenyera ku mbuto bera yarashatse kuvuga iki ntabwo ironji ryera indimu ntabwo indimu yera avoka ntabwo avoka zera inanasi hoya buri kimwe cyose igiti cyose cyera imbuto zacyo nicyo kintu yarashatse rero kuvuga bivuze ngo mu yandi magambo uko ugenda mu nzira ugendamo n'uburyo witwara biranguriwe yego bivuga ngo ikigushoboje kiguteye imbaraga ni amasengesho no kwera ni amasengesho no kubaha Imana umuntu yaravuze aravuga ngo nta muhanga ujya ugereza kwihana icyaha ahubwo umuhanga nuzi imbere y'Imana agasenga Imana ikamuheza imbaraga zo kunesha icyaha hanyuma urakoze cyane turagushimiye ku bintu tubwiye byose kandi kuko nibyo byuvuze nta ronji yera evoka hanyuma bishobora ngo igituki reka mvuge gutya igituki birananiye kubivuga igituri cyo yego abantu bose baze kunseka bambabarire bishobora ngo icyuri cyo igituri cyo nicyo wera imbuto zacyo nyine mu yandi magambo uwuriwe bigaragaza n'imbuto wera yego shamana baransetse ubu ngubu ndagira nta kundi pe hanyuma rero turagushimiye niki wagira inama niki wabwira abakozi Imana b'iyi minsi ko turi kubona abantu benshi bagenda babivangavanga bari gushaka gukorera Imana banyweye inzoga bagashaka gukorera Imana basamanye ukaza no kubyirata niki wababwira oya ngiye ikintu nababwira ubundi twebwe tuza muri ibintu twari tuvuye mu muhanda kandi ibyo twabonye mu muhanda ni ibintu byari bikomeye ni ibintu wasanga nyine twivuruguse mu byaha bigaragara byinshi cyane ntabwo ahangaha ntabwo ariho twaje gukinira rero icyo nababwira cyo nibafate inzira imwe ubundi umuririmbyi w'umunyagatulika yarembye avuga ngo komeza inzira watangiye wicika iki wicika intege twumve n'ubishoboye kuba gacisho twumve kurimba byo byarananiye ariko nakagerageza nirukanywe muri korali zirenga veni kubera kuyoberwa kuririmba komeza inzira watangiye wicika intege wahisemo neza Nyagasani turi kumwe nyamara igihe komeza byari kuza oya byaranze nigeze kunyigisha nyine kuririmba babenyigisha nk'iminota 10 mari minsi 3 ntaravuga mpita mvuga ko nazasubira Yesu we emba umusore muhamagaro wa mu yandi magana oya byaranze komereza ivuga butumwa hanyuma ngiye kubaza akantu kamwe warahamagaye cyangwa rihamagaye
mu yandi magambo ubwo sinzi icyo ushatse kumbwira. Nari nkubajije warahamagawe cyangwa arihamagaye? Hanyuma njyewe njya kuva mu muhanda n'ijwi ry'Imana ryaje rambwira ati va mu muhanda uzunkorere. Bivuze ngo mu yandi magambo ntabwo gereza zakuramo umuntu, ntabwo zakigisha umuntu icyo agomba kubacyo, ntabwo inkoni zakigisha umuntu icyo agomba kubacyo. Twarafunzwe turakubitwa, naje nta muntu n'umwe nkuruye, ndavuga ngo ngiye gusenga kandi mbizamo mbikunze. Yego, mu yandi magambo warahamagawe kuko wumvishijwe ry'Imana. Numvishijwe ry'Imana kuko hari benshi bihamagaye, impamvu nkubajije gutyo, Imana ihamagaye Abraham ngo na Lot araza. Ubu dufite abantu twagendanye ba Lot niba bari kutwicira ibintu byose, no babineyemo baraza barisibanga, abo ni ba Lot. Hanyuma rero ndabona nzakwaza ubutanga nkakubaza kubamye kuntu ndabona ukiri umujene, ariko kuvuga ko Imana yagukuye aho hantu hose ubutanza bikubaza. Oya ntacyo bitwaye pe. Reka dusubikira aho ngo asenga Imana dutangire utubwira iki Imana gutumye. Reka twubahe Imana dusenga. Zone bonesta senoni wa yasire totala wilele bonesta. Mana turi imbere y'ubwiza bwawe, turi imbere y'imbaraga zawe, turi imbere yo gukora kwawe no kugira neza kwawe. Uri Imana ishoboye byose, uri Imana yo kwiringirwa, ukaba Imana yo gutakambirwa. Mana turi imbere y'imbaraga zawe, zone bonesta senoni wa yasire totala wilele bonesta. Ndongeye nanone ndaguhamagaye ngo wongere uzubane nanjye mu magambo ngiye kuvuga nyagora ku ngoma. Ni wewe wenyine washyigikira ijambo rikaza ari ijambo. Ni wewe wenyine washyigikira zone bonesta senoni wa yasire totala wilele bonesta. Buri kimwe cyose kikaza ari cy'umumaro. Ndakwinginze rero Nyiringabo Mwami Imana, reka ibyo ngiye kuvuga nibice mu matwi amwe ngo bingukire mu yandi, ahubwo bigume mu mitwe yabo nyagora ku ngoma kuko ushoboye byose. Uri Imana nongeye guhamagara, nirukanye umwuka mu badayimoni wo gupinga mu izina rya Yesu. Umwuka watuma twihimbaza ndawutsinze mu izina rya Yesu. Manura imbaraga zawe zikora mu izina rya Yesu Kristo. Amen. Ni karibu no kuvuga iki Imana gutumye. Hanyuma ndi imbere y'Imana kandi nkurikiwe n'abantu benshi. Yego. Hanyuma ntagira ngo nkubwire ngo nkuzaniye ijambo rivuga ngo gutabarwa kwawe ntabwo bituruka ku nshuti zawe cyangwa se bituruka ku Mana. Imana yarangiza igakoresha iki? Igakoresha inshuti zawe. Rero nagira ngo nkubwire ngo ijambo bita gutabarwa ni ijambo rikomeye cyane. Ndi imbere y'ubwiza bw'Imana. Imana ijya kunkura mu muhanda, nari narakubiswe inkoni nyinshi n'ubu mugongo ari igihe ugera ukazamura fuite, nkumva neza sincoboye kugira ikintu nakora. Ndi mu bantu bakunda gukora siporo, ariko nta siporo nabonye ziryoha nko gusenga. Yego. Nta siporo ziryoha nko kugira nko gusenga. Reka nkubwire, Satani nubwo bavuga ngo ni ikibazo, Satani nubwo bavuga ngo azana ibibazo, ntabwo azana ibibazo ahubwo ubwiwe ni ikibazo mu bantu. Yego. Haleluya. Satani nubwo bavuga zone bonesta senoni wa yasire totala wilele bonesta, ngazana ubukene nawe ubwa n'ubukene mu bantu. Kandi reka nkubwirire ijambo. Umubwiriza 3:11 yavuze ijambo rikomeye, aravuga ngo ikintu cyose Imana kiremye ari cyiza mu gihe cyacyo. Rero nakubwiraga ngo igihe wicayemo wakivamo, kuko umubwiriza 3 yatubwiye ijambo rikomeye, aratubwira ngo ikintu cyose kigenerwa igihe cyacyo, ndetse avuga ijambo rikomeye ngo ndetse n'icyagambiriwe mu isi cyose gihabwa iki? Umwanya wacyo. Ariko muri Yesaya 48:7 hari ijambo tuhasanga ijambo ritubwira ngo dore biremwe nona, si ibya kera utavuga uti nari mbizi, kandi utavuga uti nigeze no kubyumva. Hoya, ntabwo byari ko bimeze, kuko iyo umanutse hasi kuri 11 yawo tuhasanga ijambo ritubwira ngo kubwanjye nzabyikorera, nta cyatuma izina ryanjye rigira ritukwa. Nagira ngo nkubwirire ijambo, icyo abantu bakwita si uko ari cyo uzabacyo. Amen. Kandi ikindi, umuntu iyo atazi ibyawe agufatamo ibyo abonye. Iyo atazi imishinga yawe akubarira iyo abonye. Iyo atazi icyo uri cyo akwita icyo abonye. Zone bonesta senoni wa yasire totala wilele bonesta. Nushaka gukorera Imana uzirinde ikintu bita amagambo. Ntabwo umuntu w'Imana iyo bamuvuze ntabwo ababara. Hoya, benshi bavuye mu makorari ngo baramuvuze, ngo baramukubise, ngo byagenze gute. Nimba ufite Imana yo kuririmba, genda uririmba ukubitwa ari kuririmbe, uvugwa ari uvugira Imana. Yego. Amen. Amen. Abenshi bamaje kubifata nk'ibintu mbese wagira ngo nagakino barimo, wagira ngo ni football barimo gukina, niyo umuntu apasa undi ngo nahuye n'umukozi w'Imana ngo ufite amavuta, ngo ariko ngo birasaba ko akaboko kawe kaba kari kurambuka.
ako kaboko muvuga karambuka Imana iraje igahine nimurangiza mugira gute mubona icyo mwakinnye nacyo. Reka nkubwire dufite imbaraga zo gusenga muri twebwe ariko tuzikoresha nabi. Yego. Njyewe ubu mu kwizera kwanjye numva ngira muri njyewe n'intambara iri muri Kongo nasenga igahagarara. Kuko njyewe ngira kwizera muri njyewe kumbwira ngo ugiye gusengera abazimu ngo nsize bagikora imyigaragambyo ntabwo bibaho. Ni ukubera iki tugira gutinya ukajya ubanigagura reka ugomba gutegeka. Amen. Amen. Reka nkubwire njye ndi mu bantu bizi ibintu bijyanye n'imirwano mbese karate. Ntabwo karate zikubita abazimu. Njye ndi mu bantu bazi kwiruka ariko ntabwo wakirukankana umuzimu n'amaguru ngo uzamufate. Umuzimu mwirukanisha isengesho. Reka nkubwire iki kintu. Njyewe iyo ngiye gusengera umuntu urwaye abadayimoni bivuga mu kinyarwanda cyuze simvuze ngo uburwayi bunubu. Ko ngira abantu bajya batsengera ngo nasitaye nsengera ntabwo ari uburwayi bwo gusengera. Njye jya umamagara ufite umuntu urwaye abazimu cyangwa abadayimoni nimba ari kamarara nkakubitire kuri telefone cyangwa se uducuranwe ariko kumamagara ngo nasitaye ngo ngwino utsengera ibyo byuzabireka. Twe turwana n'imyuka mibi niyo duha dushaka kurwana nayo. Twebwe imbaraga dufite ntabwo ari zo gukinisha. Hanyuma wajya gusengera umuntu ugasanga ari abandi bantu bafashe za Bibiliya barimo barakubita umuntu baranigagura. Reka nkubwire ntabwo ibyo wize muri kungu cyase muri karate ntabwo byirukana abazimu. Ntabwo Bibiliya yirukana abazimu ahubwo idufasha kwibikamo imbaraga z'Imana bitewe n'icyo wayikuyemo. Yego. Biterwa n'icyo wakuye muri Bibiliya. Wafite Imana yo kwirukana abazimu ndabyemera pe. Wategeka bikemera. Ndemeza neza ko abantu ntabwo bizera kimwe. Hari naho ujya ukajya kubona ukabona ngo nzanira amazi hano akaba mukubisa utuzi akamutera utuzi ngo ubwo umuntu arakize. Akinnye n'umudayimoni. Amen. Twebwe imbaraga dufite nizo kurwana n'abazimu. Abazimu b'ubushomeri abazimu b'inyatsi tukabakubita zone bonesta senoni wa yasire totala wile le bonesta. Uri umukobwa nimero bazitwara ariko nibaguhamagare nuhamagara avuga ubusa abo bazimu turabakubita mu izina rya Yesu. Nta mudayimoni n'umwe ubaho wabasha kunanira imbaraga z'Imana. Kweri. Reka nguhe urugero. Abagabo batatu Sadraka Meshake na Abedenego. Umwami yabategetse kuramya ibishushanyo. Byari bitewe n'iki? Byari bitewe n'amagambo yaravuye mu bwami. Bari kubwira umwami ngo hari abantu batashobora kugira gute kuramya ibishushanyo wabaje. Ariko umwami aravuga ati none munegurira ikirori gikomeye. Icyo kirori kizabere muri stade nkuru iri hano i Kigali. Hanyuma umwami bategura icyo kirori bashyiramo abantu bose barabarunda kwa kundano bari benshi. Aravuga ati ndaza kureba noneho abo bantu batapfuka bataramye ibishushanyo byanjye. Arabegera abwira ngo mbe ba Sadraka Meshake na Abedenego mwe nimutaramya ibishushanyo nabaje ndaba ndeba Imana iri bubakiza amaboko yanjye. Ariko baramusubiza ati mwami ati twebwe Imana dukorera igibasha gukora ariko nayo itakora nitwakubararira ibigirwamana. Amen. Hallelujah. Ba Sadraka Meshake na Abedenego bagira guhamya imbere y'umwami. Bagira guhamya imbere y'umwami zone bonesta senoni wa yasire kandi totala wile le bonesta. Aba bagabo wibuka binjira mu bwami bari barababwiye kurya ibyo kurya by'ibwami biterekereyeho. Barabasubiza bati twebwe amaminwa n'ibishyimbo birahagije. Iyo turi muri Kristo amaminwa n'ibishyimbo bigize gute? Birahagije. Ufatwa ijambo ntibari gufateho ariko twebwe amaminwa n'ibishyimbo birahagije. Hanyuma aba bagabo ngo umwami abajyana muri stade mbese hano habereye igitaramo gikomeye cyane. Aravuga ati turakubita ikondera umuntu utari bubararire Imana zanjye. Ibi bishushanyo nabaje uwo nguwo mumujugunya mwitanura rya kumuriro kandi iryo tanura muri mujugunyamo mwari kubye karindwi. Umwami aragenda azana amabawutsa yateruye amabawutsa amwe yagiye muri gym arakora cyane. Baba bagabo ngo bakubise ikondera basigara bahagaze ari batatu. Izo ni imbaraga z'Imana. Nuguhamya Kristo ngo basigara ari batatu. Ariko mu gusigara ari batatu umwami ashyiraho itegeko ngo barabazirika ngo bajya gucana rya tanura rya kumuriro bari kuba karindwi nk'uko umwami yabivuze. Ijambo ryarambwiye ngo ababanaze mu itanura rya kumuriro ngo basumiriwe n'ibirimi by'umuriro bibajugunya aho ngaho ngo umwami arindira ko abagabo bari bushye ngo
yitegereza mu muriro ngo arebe ibyo ari kureba biramucanga abona naho birimo kumukora atumiza rinete ati muniza hano rinete ndebe neza biranga kamera ziraza ibyo areba bikamucanga ariko uyu mugabo aravuga ati ngiye ibyo ndikora ntabwo byumvikana ati muze hano mbereke ati namwe murebe mu muriro ati ibyo ndi kubonamo ibyo ndi kubona namwe nibyo muri kubona ati mbese n'ibiki mwami ati ko nanazemo abagabo batatu kandi nkaba mbona babaye bane umwami yisubiza ijambo njya nkunda aravuga ati ariko njyewe uko ndi kubibona ndabona undi asa n'umwana w'Imana ariko Mana ndagushimye. Amen. Bishatse kuvuga iki? Yesu yaravuze ngo simbasize nk'ipfubyi nzabohereza umufasha. Uwo mufasha azatufasha mu bigeragezo. Uwo mufasha azadufasha bari kutuvuga. Uwo mufasha azadufasha bari kutubenga. Uwo mufasha azadufasha bari zone bone stase. Ubushomeri bwaje. Uwo mufasha azadufasha turi mu gihe cyo kuvugwa. Uwo mufasha zone bone kide totala wile lebone staya. Adufasha mu gihe twabuze akazi. Uwo mufasha adufasha mu gihe cy'amadeni. Igihe uruvugo rwabaye uruvugo. Uwo mufasha aradufasha mu gihe cy'uburwayi. Uwo mufasha ni Mwuka Wera. Amina we nima. Hanyuma aba bagabo umwami ategeka ko bakura muri ritanura kandi ngo babakozeho ngo basanga nta n'umwotsi ubanukaho basanga ngo n'ubwoya bwabo ntacyo bwabaye zone bone stase noni wayasire totala wilele bone stase. Hanyuma uyu mwami afata umwanzuro aravuga ati twese dukwiye kuramya Imana ya Sadraka Meshake na Abedenego tugiye gusoza. Yego kandi turasoje. Nagira ngo ngubwira ngo iki Imana yateguye ku buzima bwawe nta mwana w'umuntu wagihungabanya, nta mwana w'umuntu wagikuraho, kuko igiye gukora ntabwo igisha inama inshuti zawe, ntabwo igisha inama abaturanyi, ishobora kubakoreramo ariko ntabwo yabagisha inama. Yego. Ntabwo igisha inama abakomeye hoya. Nakubwiye ngo twe dufite imbaraga zo gusenga n'intambara iri muri Kongo ikaba yahagarara. Dufite imbaraga zo gusenga intambara ya Ukraine n'Uburusiya ikaba yahagarara. Dufite imbaraga zo gusenga buri kimwe cyose kigahagarara ku buzima bwacu. Amen. Tugiye gusenga. Imano yanjye ikomeye ni imano yo gusengera abarwayi. Nakubwiye ngo nta murwayi ndajya gusengera urwaye abazimu ngo mve yadakize ntibibaho. N'iminsi 3 nayimara n'ibyumweru n'amezi nayamara ariko sinjya tsuzugurwa n'abazimu. Nibyo. Tugiye gusenga. Mana turi imbere y'ubwiza bwawe. Turi imbere y'imbaraga zawe. Turi imbere gukora kwawe no kugira neza kwawe. Zone bone stase noni wayasire totala wilele bone sta. Uri Imana ishoboye byose. Uri Imana yo kwiringirwa. Uri Imana yo gutakambirwa. Uri Imana zone bone stase. Uwiteka ni wewe wakuye Moridekayi ku irembo ry'ibwami. Nyiringabo mwami Imana niko nsengeye abashomeri bicaye kuri iri rembo. Niko nsengeye abarwayi bicaye kuri iri rembo. Niko nsengeye zone bone stase noni wayasire abakobwa bicaye kuri iri rembo. Niko nsengeye abasore bicaye kuri iri rembo. Niko nsabiye buri muntu wese wicaye kuri iri rembo. Kandi zone bone stase noni wayasire kandi totala wilele bone sta. Uwite ndagusabye nyiringabo mwami Imana njye narakubwiye ngo ni wewe wenyine n'ingingo ubundi bindi byose tugategeka. Niyo mpamvu aya masaha negetse imbaraga z'uburwayi, negetse imbaraga z'ubushomeri, negetse imbaraga zone bone stase zo kwigira zone bone kide totala wilele bone staya. Ibyizi byigize ingunge ku buzima bwacu negetse imbaraga zone bone stase noni wayasire kuko ushoboye byose Mana. Magaritse imbaraga z'imyuka mibi zose ziruka ku bantu mu izina rya Yesu. Mana ushoboye byose, urera kandi urakiranuka, ni we wenyine wadukura mu gihe turimo. Ngaho nuzubikore kushoboye byose mu izina rya Yesu Kristo. Amen. Hanyuma urakoze cyane kutugezaho message Imana ari guhaye. Hanyuma reka tambutse nimero zawe umuntu wagukenera ashaka kumusengera, afite ikibazo cy'uburwayi, afite ikibazo cy'uko ahoragwa mu byaha kayihana bikanga. Hari gihe bene umudayimoni biravuze ngo nta kindi kimwirukana uretse kwirizuza no gusenga. Igutambutse nimero zawe kugira ngo umuntu agukeneye yakuboneraho, niba no kuri WhatsApp tambutsa nimero yawe. Murakoze cyane nta nubwo nigeze mbibwira. Amazina yanjye nidushimira Imana Saidi. Ubwo kuba byumveje bundi hari Irayidi. Nanjye nagiye kuvumbira ku izina. Ntabwo ndi umusiramu. Okay.
gusa nyine ndabashimiye kuko mbatizwa niswe dushimira Imana Emmanuel ubwo Saidi nyine ry'ababyeyi banyise ejo tutazahura ukambwira ngo asalamu alaikum ntago nzi kwitaba gusa gusuza byo nabishobora kwikiriza byo byananiye nanjye mbizi najya ry'umuceri buri munsi hanyuma reka nambutse nimero zanyu ushaka ko dukorana ikiganiro ushaka ko ngusengera ushaka ko dusengana mu numiye mu byumba cyangwa se naye wose no mu nsengero wamamagara 078 08 32 510 kandi Tigo ni 072 45 69 112 zose zikoresha WhatsApp. Murakoze, Imana ibahe umugisha. Mwe mwese twari kumwe muri iki kiganiro tubasaba umugisha w'Imana, hanyuma amahoro y'Imana abe muri mwe nyine. Imana isubiza mwakuye ibiganiro byacu nakagaruka. Ciao ciao ciao.